I'm Eunice Kendi. I just want to take this great opportunity to wish you a Merry Christmas. When I speak about the Christmas, it's one of the things that give me different aspects. When I think of Christmas, I think about celebrating a ultimate gift that God gave to humankind, that brought forgiveness of our sins, that brought reconciliation to the Father, that brought us into the healing, that brought us even closer to God. The Bible says, he who gave us his only begotten Son, what can he not give us? So when we are celebrating a Christmas, is that we are remembering, we are celebrating this ultimate gift that God gave us, and there is no one else that could give us that gift. The second thing that helps me to feel like I need to celebrate the Christmas, it is when the prophecies were fulfilled. When you read the book of Isaiah, chapter 9 and down there, verse 6, I think so, the Bible speaks about how the child is going to be born, and the child is given to us, and this child, the government will be on his shoulder. You'll be called Mighty God, you'll be called Greater Counselor. So during the Christmas time is when we celebrate the victory of what was prophesied in Genesis chapter 3 and verses 15, when man sinned and there was a separation between God and man. The Bible says it was so painful for God to receive it, but he made a prophecy, he made a declaration, and he says, a sin of a woman is going to crush your hand. He was telling the enemy, and then he was telling serpent, it's going to crush your hand, and you are going to strike the heel. But this one did not happen until Christmas, until the time Jesus is born. Even though we celebrate Christmas on 25, I know there are so many things that speaks. Jesus was not born on 25th automatically, according to many scholars. But as we know the birth of Christ, as we celebrate the birth of Christ, we celebrate the fulfilled prophecy that was spoken in Genesis 3:15, in the book of Isaiah 9, and many other prophecies that this child is going to be born, and his kingdom shall be, the government will be in his shoulder. In other words, the authority shall be in his shoulder, meaning that his kingdom is limitless. So we celebrate Christmas. The other thing that I really feel happy about Christmas is that I came to realize when the angel came upon Mary and John in Matthew chapter 1 and verses 23, the Bible says the angel came upon Virgin Mary, and she was supposed to conceive, and that time is the time that she and her fiancé turned and spoke to Joseph and told him, do not leave her, because what she is carrying is holy. What I just learned from there and helped me to celebrate Christmas in a mighty way is to understand God wants to speak to our mind. God wants to speak to us through the dreams, even as we celebrate. God wants to reveal. He wants to be engaged in our choices that we make. He wants us to be involved. He wants to be involved in every situation of our life. And tonight, tomorrow, I don't know, the Christmas, as you wait for Jesus to be born, allow him to breathe on your mind. Allow God to breathe in your mind, and let Jesus be revealed unto your life. Joseph, God spoke to him so that he can reveal who Jesus was. Even to you, I just want to tell you during this Christmas, receive the gift, the ultimate gift of God, for healing, for reconciliation, for forgiveness of your sins, for redemption, and also receive the fulfilled prophecy in your life, and feel that what God spoke in my life, he is able to accomplish it, and then allow him to breathe into your mind, so that, because he wants to be involved in your choices, he wants to be involved in everything that you do during this time. May God bless you. May you have a prosperous and a wonderful Christmas. May you eat your chicken and everything well, and enjoy with your family as we celebrate this great gift. Thank you.
Betelehemu bamuryamishije mu muvure n'umunyembabazi nyinshi cyane nguko uko yaje anshaka. Nitwa Uwera Rachel, ndirimba muri Father Gospel Music. Mbifurije Noheli nziza. Kuri uyu munsi wa Noheli, reka umwami Imana yacu, umwami Yesu Kristo yongera avukire bundi bushya mu buzima bwawe. Noheli kuri njyewe uko nyifata inyibutsa uburyo Kristo yavutse kugira ngo mbashe kubaho. Iki inyibutsa rero ni ukumenya, ni uguha agaciro Kristo wavutse akampfira akazuka ku bwanjye. Ndifuriza Noheli nziza cyane cyane ababyeyi banjye, basaza banjye. Ndifuriza Noheli nziza inshuti zanjye, Father Gospel Music. Nkongera nkifuriza Noheli nziza abana banjye, nkongera nkifuriza Noheli nziza umubyeyi wanjye wo mu mwuka, nkongera nkifuriza inshuti zanjye ndeba imbere yanjye, Paulin, Mishu, Ange. Imana ibahe. Noheli nziza kuri mwese kandi umwaka mushya muhire wa 2022. Amazina yanjye ni Eliab Nduwayo, nkaba ndi umuhuzabikorwa wa Father Gospel Music hano mu karere ka Musanze. Kuri njyewe Noheli cyane yigeze bituma numva nongeye gutekereza ko ndi w'agaciro kubera ko hari umukiza natangiwe kugira ngo mvukire. So inyibutsa ko ubwo hari igihe cyabayeho umuntu ameze nkaho yatandukanye n'Imana n'ubushake bwayo, inyibutsa ko ubushake n'uwo mubano wagarutse kubinyuze mu rupfu ndetse no kuvuka kwa Yesu Kristo. So bituma numva ko ndi w'agaciro, bigatuma numva nishimye cyane kubera ko umukiza yantangiwe kugira ngo mbeho kandi kugira ngo ubusabane bwanjye n'Imana bugaruke bwongere bubeho. Marayika tubwira ati Betelehemu. Father Gospel Music yiteguye Noheli ku buryo bukomeye cyane kubera ko twese intumbero ni imwe, no kuvuga ngo niba umukiza yatuvukiye mureke tumusange, tumuririmbire indirimbo, tumwakire, tumubwire ko tumukunda. So Father Gospel Music nk'itsinda riririmba turi kwitegura cyane, dufite indirimbo zo kumuririmbira nk'ituro ry'ishimwe kubera ko turi abaririmbyi. Ndifuriza Noheli nziza umubyeyi wanjye, nkayifuriza abantu turirimbana muri Father Gospel Music ndetse n'abanyarwanda muri rusange n'itorero nsengeramo nka Father of the Sanctuary. Mwese mugire Noheli nziza cyane, ndabakunda. Oh Jesus, oh what a wonderful child. Merry Christmas. Amazina nitwa Mbyirukira Vincent Hodari, ndi umuramyi nkunda Yesu Kristo. Silent night, holy night. Ndirimba muri Father Gospel Music, nshinzwe imiririmbire. Holy night.
tugerageze twumve turi kukitegura igitaramo cya Noheli twashizemo imbaraga zacu turi kumutegura ibintu byiza cyane kuri uyu munsi. Kuri njyewe Noheli ni ikintu gikomeye cyane, ni ivuka ry'umucunguzi wanjye, ni anniversaire y'umuntu role model wanjye rwose nkunda cyane, rero urumva ni ikintu gikomeye cyane. Ndifuriza Noheli nziza umuryango wanjye, umubyeyi wanjye ndetse n'itorero ryanjye muri rusange Sanctuary, ndetse n'inshuti zanjye zose aho ziri. bitewe n'ibyo wankoreye, watora inzu y'umwaka wose turi bazima. Murakoze, nitwa Kamariza Esperance, ndi umuririmbyi muri Father Gospel Music. Noheli nziza umuryango wanjye wose aho uri, mama na papa n'abavandimwe banjye. Nongeye kwifuriza abaririmbyi turirimbana bose muri rusange. Nitwa Rusagara Tom, pasiteri muri Fatherhood Sanctuary. Ndifuriza Noheli nziza abanyamuryango bose ba Fatherhood Sanctuary, duhereye ku mushumba mukuru. Reka dushime Imana ikomeje kuturinda no kubana natwe muri ibi bihe cyangwa se irisoza ry'umwaka, nubwo turi mu bihe mu by'ukuri bigoranye bivunanye bitewe na covid ituma abantu batayisanzura, ariko turashima Imana kubyo Imana ikomeje gukora n'uburyo ikomeje kugenda itwiyereka mu buzima butandukanye. Reka tubashimire mwese dufashe uyu mwanya kugira ngo mwese abanyamuryango wa Fatherhood Sanctuary, inshuti, abavandimwe, abanyarwanda n'abandi bantu bose baba batuzi cyangwa se bashobora kubona amahirwe yo kudukurikirana, dufashe uwo mwanya kugira ngo tubifurize Noheli nziza n'umwaka mushya. Noheli itwibutsa kuvuka kwa Yesu, ni amateka akomeye cyane isi yagize mu gihe yabonaga umucunguzi. Uyu munsi twagira ngo tubifurize cyane cyane ko mwese mwagira Noheli nziza, isabukuru nziza yo kuvuka kwa Yesu. Reka dusome icyanditswe, gira mvuge gatoya kuri Noheli, hanyuma tukiganira akanya gatoya, tuze gufata umwanya wo gusenga kandi tunabashimira mwese. Turasoma mu gitabo cya Isaya igice cya 9 duhera ku murongo wa 5. Murongo wa 5 aravuga ngo nuko umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye, azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, data wa twese uhoraho. Gutegeka kwe n'amahoro bizagwira ku ntebe ya Dawidi, n'ubwami bwe bitagira iherezo, kugira ngo bibukomeze, bibushigikize guca imanza zitabera no gukiranuka, uhereye none ukageza iteka ryose. Ibyo ngibyo Uwiteka Nyiringabo azabisohoresha umwete we.
iri niryo jambo rikomeye cyane nifuzaga gusa nk'uganiraho ko Uwiteka Nyiringabo azabisohoresha amateka ye, ubutware bwe n'imbaraga ze. Iri ni ijambo Yesaya yahanuye mbere y'imyaka 700 y'uko Yesu avuka. Ari mu mwuka aja mwiyerekwa, abona ko hari umunsi sizabona umucunguzi. Reka duse nk'abasubira inyuma gatoya. Ni ryari isi yataye umucunguzi, cyangwa se nukubera iki Yesu yarakenewe? Imana yaremye Adamu na Eva ibashira mu ngobyi ya Edeni, ibaha gutunga no gutunganirwa, ibamerezamo imbuto zose zera, igiti cyose cyera imbuto zo kuribwa. Ngo irangize imaze kubashira kuri ngobyi ya Edeni, irababwira ngo nibagende babyare bororoke bagwire buzura isi. Umugambi w'Imana wari kugira ngo Adamu na Eva babe mu ngobyi ya Edeni, cyangwa se babe kuri isi babana n'Imana, bafatikanyije n'Imana. Ariko ntabwo ari uko byakomeje, habayeho gushukwa n'umwanzi. Adamu na Eva bakora icyo Imana itashakaga. Mu yandi magambo, icyaha Adamu na Eva bakoze, nubwo dukunze kubyumva tukavuga ngo bakoze icyaha, umuntu akaba yatekereza ngo bakoze icyaha wenda batandukana n'Imana, ntabwo ariko byagenze cyane. Rimwe na rimwe tubifata mu buryo butari bwo, kubera ko kiriya giti kimenyesha icyiza n'ikibi, Imana yari yababwiye ngo nibakirya ngo bazamenya icyiza n'ikibi. Bishaka kuvuga ngo bari babaye mu ngobyi ya Edeni, nta cyiza bazi, nta kibi bazi please, ariko bazi icyiza gusa. Mu yandi magambo, bari bazi kuvuga neza, bari bazi gukora neza, bari bazi gutekereza neza, bari bazi ibyiza. Ikibi cyari kitaraza mu ntekerezo zabo. Arababwira ngo iki giti ntimuzakiryeho, kuko nimukiryaho gifite ubushobozi yuko mushobora kugira n'ubwenge bwo kumenya ikibi, kandi nimumara kumenya ikibi amahitamo yanyu ntazaborohera. Ariko Adamu na Eva bashukwa n'inzoka. Yego, mu by'ukuri barashutswe n'inzoka, bumvira ya nzoka, barya kuri cya giti Imana yababujije. Ariko cya giti icyo cyakoze nuko cyari kirimo isezerano n'ubuhanuzi bw'Imana yuko niba kirya bazagira ubwenge bwo kumenya ikibi n'icyiza. Mu yandi magambo, icyo giti yari imbuto iri mu ngobyi ya Edeni kimwe n'ibindi biti, ariko gifite ijambo Imana yarivuzeho, igishiramo umugambi wa yuko umunsi bakiriye hari icyo bizahishura. Hari abantu bagiye baza ngo si icyo giti bariye ngo ni igihe, bagashaka kuzana ibindi bintu bitandukanye, ariko ntabwo ari cyo bivuze. Nuko icyo giti gusa cyari gifite ijambo Imana yaritegekeyeho kugira ngo irebe niba Adamu na Eva bazakomeza kubaho bayumvira, cyangwa niba bashobora kuzatwagwa n'imbaraga z'ibishuko. Bariye kuri icyo giti, amaso yabo ngo arahezwa, bamenye icyiza n'ikibi. Mu yandi magambo, icyahise kiba nuko hahise hamenywa icyiza n'ikibi. Bishaka kuvuga ngo ubuzima bwa Adamu na Eva bugiye gushingira ku mahitamo yabo bagiye gukora, kuko uzi icyiza uzi n'ikibi. Nuhitamo neza uzabaho, nuhitamo nabi ubwo nuko nyine nta kundi. Noneho ngo Imana ifata iyo ngobyi ya Edeni irayihisha kugira ngo batazakomeza kubaho iteka muri ubwo buryo, kubera ko yangaga ko barya kuri cya giti cy'ubugingo. Ariko iyo njya kuba Adamu na Eva muri icyo gihe, njyewe mba narariye ku giti cy'ubugingo kugira ngo nzabahiteka, kubera ko ibyo biti byombi ntababashaga kubiryaho rimwe, waryagaho kimwe ikindi kikihisha. Niko byari bimeze. Kuba baratangiye kurya ku giti kimenyesha icyiza n'ikibi, ibyo byavugaga yuko bigiye kure mu buzima bugendeye ku mahitamo yabo. Warangize, ariko Imana yari izi yuko mu by'ukuri amahitamo yabo bizabagora. Wera ntazi urugero, muribuka nka Kayini na Abeli, bari abana bombi ba Adamu. Warangize, Abeli ahitamo gukora neza, yari amahitamo, it was his choice. Ariko Kayini ntiyabihitamo, ahitamo guha Imana ibidakwiriye. Ngo warangize Imana ntiyamwemera, Imana itamwemeye, arababara cyane, ngo ababare cyane, ndetse agiri umugambi wo kwica Abeli. Mwumve ko Imana yaramubwiye ngo Kayini, dore icyaha kiritugatuga kandi niwe gishaka. Nuhitamo neza nturi bwomerwe, kandi nuhitamo nabi, dore icyaha kiritugatugira ku rugi kandi niwe rushaka. Ariko ndasaba ngo ugitegeke ndikigutegeke. Ese iryo jambo byari bivuze iki? Iryo jambo icyo byari bivuze nuko icyaha nticyari kiri muri Kayini, ahubwo icyaha cyazanaga na Kayini binyuze ku mahitamo ashobora gukora. Ayo mahitamo niyo yabashaga kumuremera icyo ashobora kubaco. Aco gituma kenshi usanga mahitamo yacu bundi niyagena ubuzima tubaho. Hanyuma nicyo naringize nkomerezeho niki, nuko kuva icyo gihe amahitamo y'umuntu yakomeje kutumvira ibyiza no kutagendera ku murongo w'Imana. Icyo gihe ibintu byose birahinduka. Hanyuma habaho ikintu gikomeye cyane, cya giti cy'ubugingo umuntu yari yarahawe gikurwaho. Bishaka kuvuga ngo
urupfu nico gihe rwabayeho. Kubera iki? Ubugingo burasa nk'ubwahishwe. So rero Imana ndiyifuzaga ko umuntu ashobora kuba adafite ubugingo. Imana ndiyifuza ko ubuzima bwe bwabaho bumeze nk'igiti, igihe gitoya gusa bukumuka bukarangira. Imana yaturema iduhumeka mu mwuka w'ubuzima kugira ngo tubashe kugira ubugingo ubwiteka. So icyo giti rero cy'ubugingo cyahishwe Adamu na Eva atakiriyeho, nico uyu munsi twita Kristo. Kubera ko Bibiliya ivuga ngo niwo bugingo buhoraho, ngo abamwizeye bose bakemera izina rye yabahaye ubugingo buhoraho. So ubugingo kubaho iteka bibonerwa muri Kristo. Kristo niwe cya giti cyari kiri muri yango bya Edeni, cyahishwe nyuma y'uko umuntu amaze gukora icyaha. Kubera iki cyahishwe? Nuko amahitamo y'umuntu atari meza. Imana rero ntigeze yifuza ko dushobora kuzaba muri ubu buzima. So guhitamo Kristo nubwo bigifite amahitamo maremare, guhitamo Kristo uba wemeye ubugingo bw'iteka. Hari umunsi Kristo azagaruka, yagaruka tukabaho iteka, tutongera kumenya ikibi, ahubwo nk'uko Adamu na Eva bari babayeho mu ngo bya Edeni. Ariko ibyo n'ubundi bizaba biturutse ku mahitamo yacu kubera ko twahisemo Kristo. Aricyo gituma rero kuvuka kwa Kristo yari evenement ikomeye, yari amateka akomeye kuri iyi si, kuko umuntu nibwo yari yongeye kubona ubugingo. Mbere ya Kristo nta bugingo bwari buhari. Yesu mu gitabo cy'Abaefeso hajya avuga ngo n'abarya bose bari bategereje kuzaboneka kwe. Kuboneka kwe niko kwatangaga ubuzima, kuboneka kwe niko kwatangaga ubugingo, kuboneka kwe niko kwatangaga ubuzima bw'iteka. Kuboneka kwe nibwo nico congeye gutanga ibyiringiro yuko tuzongera kuba mu ngo bya Edeni iteka, aho ikibi kitazaba gihari. Kubera ko abahishwe na Kristo, abahishiwe muri bo bafite ubugingo bw'iteka. Aricyo gituma kuvuka kwa Yesu ari ikintu gikomeye, ari amateka akomeye cyane, kuko ari amateka y'ubugingo, ari amateka y'ubucunguzi, ari amateka yo kongera kugarurirwa ibyo umuntu yiyimye nyuma y'amahitamo mabi. Bishaka kuvuga ngo ariko ubundi Imana itabikora yari kubiturenganyije kuko twebwe ntiyari amahitamo yacu. Ariko Bibiliya ivuga neza ngo Adamu wa mbere yazanye urupfu, ngo ariko Adamu wa kabiri ari we Kristo yazanye ubugingo. Shaka kuvuga ngo ubu nyine tugendera mu bugingo buhoraho. Aricyo gituma Isaya bihanuye abibona biri kure cyane. Aravuga ngo umwana yatuvukiye duha umwana w'ubuhungu, ngo ubutware buri ku bitugu bye, azitwa umujyanama, Imana ikomeye, data wa twese, uzategekesha amahoro, ngo kandi gutegeka kwe n'ibyiteka. Avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo ibyo ngibyo Uwiteka azabisohoresha ububasha bwe. Yamuhanuraga mubona buri kure, abona ko ubugingo buzongera kugaruka, abona ko isi izongera ikabona umucunguzi, umucunguzi uzongera kuyisubiza kuri wa mugambi w'iteka w'Imana. Kuki Imana yagambiriye gukorera umuntu, iki Imana yagambiriye guha umuntu, iki Imana yagambiriye gukorera umuntu, iki Imana yagambiriye irema umuntu, byose byongeye kugarurirwa muri Kristo. Aricyo gituma Kristo kuvuka kwe ari ikintu cy'ingenzi cyane. Hari ibintu abantu benshi batekereza, bakavuga ngo amatariki, ngo Noheli, ngo Noheli, ngo Noheli, ngo bla bla, ngo Noheli, ngo urabona, ngo Noheli, ngo Noheli. Ndabizi abantu babitekereza gutyo, ariko icy'ingenzi Yesu yaravutse. Yego yaravutse, yes, niba yaravutse kandi tumwemera, itariki y'umunsi yavutse ikabitazwi, umunsi wose wafatwa. Ndabizi hari n'abantu njya ndeba nko kundaga muntu yabo, ugasanga ngo yavutse tariki ya mbere z'ukwa mbere. Iyo akenshi iyo mbonye umuntu yavutse tariki ya mbere z'ukwa mbere, akenshi mpita ntekereza yuko uyu muntu atazi itariki yavutseho. Ba data ba sogokuru tibari bazi kwandika, tibabashaka kumenya ngo bavutse ryari. Uyu munsi twizihiza amasabukuru yabo twese dushingiye ku itariki runaka tugereranya, twamara kugereranya tukayihitamo. Wenda mbasekeje hariho njya ndeba nk'iwacu mu cyaro, ukababaza ngo se yavutse ryari? Ngo yavutse twesheje ibigori. Yamanga mwezaga ibigori ryari? Ngo ni ngo mu kwa gatatu urebye nk'ikigengo igihe kera. Donc ugafata ngo mu kwa gatatu ibigori byeze, reka twizihiza isabukuru ye. So mu by'ukuri itariki ishobora kubitazwi neza, hashobora kuba harafatwe iyo tariki hagendewe ku bintu byinshi, ariko icy'ingenzi nuko ariyo tariki amatorero cyangwa se abantu bemezanyijemo no guhitamo ko ariyo bagomba kwizihizamo ivuka rya Yesu. Icyo cyonyine kirahagije, kandi reka ngusabe icyo kiguha amahoro, icyo kiguha ibyishimo, kuko ariyo tariki. Kandi byaba byiza twese tugendeye kuri iyo tariki imwe n'abandi batubanjirije bemeje. Yego
buri munsi wose kwisugira amateka yawe. Uyu munsi ushobora gufata buri tariki ugasanga ifite amateka atandukanye bitewe n'ibibazo bikomeye. Rero ayo matariki ibibazo bikomeye abantu bakunze kuyitiranya n'ibintu byinshi, bakavuga ngo kuri uyu munsi yabaye kino kintu ngo buriya ngo ni oya, ntabwo ari ibyo. Buri munsi wose n'ubu nyine ugiye gufata itariki imwe mu mwaka mu kwezi uzasanga ifite amateka yihariye. So ibyo rero ntibizaguca intege, ibyo ntibizatuma utishimira kuvuka kwa Yesu, ibyo ntibizatume intekerezo zawe zivanga. Oya, wowe uzabifate gutya ngo niyo tariki yemezanyijweho, kandi naje niyo tariki kuba ari yemezanyijweho naje nemera ko twizihizamo Yesu ivuka ryiwe, nubwo exactly itaba ariyo, kubera ko muri icyo gihe record ntabwo byari byoroshye. Iyo avuka nko muri iki kinyejana ntabwo twari kubasha kubishidikanyaho. Rero mwene data bavandimwe, aho muri mbifurije Noheli nziza. Mwibuke kuvuka kwa Yesu, mwibuke amateka akomeye isi yakiriye, kuko isi yongeye kubona umucunguzi, isi yongeye kubona ubugingo, isi yongeye kubona imbabazi. Ubundi Kristo bisobanura kubabarirwa, bisobanura impuhwe, bisobanura urukundo rw'Imana, kuko nibwo buryo Imana yongeye kugaragaza mu rukundo rw'Imana, kuko nta na rimwe Imana yigeze reka umuntu, nta na rimwe Imana yigeze ita umuntu, ariko buri gihe cyose Imana yagendaga ishakisha uburyo yongera kwiyunga n'umuntu. So kuza kwa Kristo bwari ubundi buryo bukomeye cyane kugira ngo Imana yiyunge natwe, itubabarire ye kutubaraho ibicumuro byose. So mbifurije Noheli nziza, aho muri mu miryango yanyu mugire Noheli nziza, isabukuru nziza yo kuvuka kwa Yesu. Abagabo, abamama, urubyiruko, abapasteri n'abandi bose bafite inshingano zitandukanye, abayobozi ba leta, abayobozi b'igihugu cyacu, mwese mbifurije kugira Noheli nziza. Reka uyu munsi uzakomeza umunsi w'amateka mu miryango yacu, ukomeze uyu munsi w'ibyishimo mu miryango yacu, ukomeze uyu munsi wo gucungurwa, ukomeze uyu munsi wo guhiga ubuzima busasha, imibereho mishasha, amateka mashasha. Bibaye byiza waba umunsi ukomeye tuziriza mu mwaka, kugira ngo buri muntu wese uzi umwaka cyangwa se umunsi wo kongera kumva ko abaye mushya, wo kongera kumva ko Kristo yongeye kuvukira muri we. Rero mugire iminsi mukuru, nababwira ntati mwongere murye kandi munaryoherwe, kandi nabasabira n'Imana kugira ngo Imana izakomeze ibagire neza kugeza umunsi wundi utaha wa Noheli, n'ubundi tuzongera kwizihiza isabukuru yo kuvuka kwa Yesu. Reka n'ubundi nifuriza isabukuru nziza abantu bose bavuka kuri Noheli. Niba hari uvuka kuri Noheli ariyo tariki wavutseho, kwifurije isabukuru nziza kandi yabara amateka meza kugira isabukuru kimwe n'iya Kristo. So ndabashimiye cyane, turabakunda, reka tubasabire umugisha kandi mukomeze mugubwe neza. Murakoze cyane. Mana ndagushimiye kugira neza, ubuntu n'imbaraga zawe, amahoro no gukomera kwawe. Tuzi ko watuvukiye, reka dusaba kugira ngo wongerewe mushya mu buzima bwacu, twongere dutekereze ku rukundo rwawe, urukundo rwatumye usiga byose ukirengagiza kugira ngo uze kudupfira. Amahoro yawe, ubwo bwami bwawe twakiriye bukomeze bwaguke, twakire ubwami bw'amahoro, ubwami bw'ibyishimo, ubwami budafite iherezo, aribwo bwami bwa Kristo. Reka ubwo bwami bukomeze bwaguke kandi bukore umutima yacu. Amen. Murakoze cyane. I love you all. Merry Christmas! Noheli nziza kuri mwebwe mwese mudukurikiye. Kwiga mureba hano turi Fatherhood Gospel Music, kwishimiye kubataramira muri uyu mugoroba. Ni igitaramo kidasanzwe, igitaramo cy'umwami wacu Yesu Kristo. Reka turi kumwe n'abacuranzi, tudatinze reka tubataramire. Oh
izere ko mukomeje kuryoherwa. Turacyari Fatherhood Gospel Music kandi turakomeza tubataramire. Iki gitaramo reka aho muri mu ngo zanyu, aho muri hatandukanye gikomeze kubashimisha. Murakoze cyane. Yego dukomeze bandi.